rwari intambara ivuga ngo njye ndi umukirisitu kandi nzahora ndiwe. uvuge ngo kuba ndi umukristo ibyo byabaye kuri data na mama njye ntabwo bizambaho. Data yapfuye akennye, uvuga uti njyewe ntabwo nzapfa nkennye. Data yapfuye akenyutse, uvuge ngo njye ntabwo nzapfa nkenyutse. Data yapfuye ari umutindi, uvuge ngo njye ntabwo nzapfa ndi umutindi. Imbere yawe ushyireho bariyeri, ubwire Satani, umubwire uti umva Satani we, njyewe ntabwo nzapfa gutyo, ibyo uko ushaka ko nzapfa ntabwo ariko nzapfa. Ubwire abarozi barimo bakuroga, ubabwire uti nimwumve njye ndi umwana w'Imana. Njyewe murandoga ariko ntabwo nzapfa, sindi uwo gupfa, sinzapfa nzarama kuko ndi umwana w'Imana, sinzapfa nzarama kuko ndi umunyamugisha. Ijambo ry'Imana ryo rimbwira neza cyane, riravuga ngo nimuvuge yuko abakiranutsi bazagubwa neza. Haleluya! Muvuge yuko abakiranutsi bazagubwa neza. Ibi bintu uko ndimo mbivuga, nubyumva ukumva kino kiganiro ukakirangiza cyose, nzi neza kuri buze kumenya aho byapfiriye. Impamvu abantu baba mu buzima ibintu byabo ntibigende, ntabwo bazi ahantu ibintu byapfiriye. Hari ahantu ibintu byapfiriye bituma ibyawe bitemera. Hari ahantu byapfiriye, hari ahantu hari akagozi, hari ahantu ibyawe bizirikiye, hari ahantu ibyawe bipfundikiye bituma bitemera, bituma bidakunda, birapfunditse biraziritse ukuntu, bituma bidakunda, hari akagozi kabirimo, hari ikintu gituma ibyawe bitemera. Urasenga ntugere ku mugisha wawe ku impamvu nta yindi. Yesu ashimwe cyane, ndagusuhuje nkwifuriza amahoro y'Imana. Nkwifurije umwaka mushya muhire 2025 tayari twawinjiyemo. Niba ukiri kumwe nanjye hano kuri Prophet Emma, twembi twinjiranye muri uyu mwaka nkuko twabanye muri uri ushize. Mfasha duhereze Imana icyubahiro, ni amashimwe akomeye cyane. Uyu munsi rero ndaje, hari ibintu nje ngo tuganire, dukwiriye gutangirana uyu mwaka dusengera kandi dusenya. Hari imbaraga tukwiriye gusenya zikarekura ubuzima bwawe, zikakuvaho burundu. Izi mbaraga zikaguhunga, zikakurekura mu izina rya Yesu, zikarekura ubuzima bwawe. Hari ibintu bikwiriye kurekura ubuzima bwawe, hari ibintu bikwiriye kukuvaho bikaguhunga bikagenda. Imana y'amahoro ishimwe cyane, izina ry'Uwiteka nirishimwe. Hari ibintu bikwiriye kukurekura, hari imbaraga z'abadayimoni zikwiye kurekura ubuzima bwawe. Hari imyuka yakunanije umwaka ushize ikwiriye kukuvaho ikagenda. Hari imyuka yagutsikamiye ikwiriye kukuvaho ikagenda mu izina rya Yesu Kristo. Hari ibintu wagiye ugerageza biranga imyaka yose kandi bigenda bisimburana, ugasanga ibyo bintu bihora bisimburana. Ariko ndaje ngo tuganire kandi turebe icyo twakora mu buryo bwo gusenga, kuko Imana impishuriye imyuka itsikamira abantu ikababuza kugera ku mugisha wabo. Kandi iyi myuka irahari muri iyi minsi. Ni imyuka irimo irababuza kugera ku masezerano yabo, ni imyuka irimo irabuza abantu kugera ku migisha yabo, ni imyuka irimo irabuza abantu kugera ku iterambere ryabo. Ugasanga urakora ariko ntutera imbere, ugasanga uri umukobwa urarambagizwa ariko bigapfa, mariage zawe zigahora zipfa. Hari umwuka ubiri inyuma. Iteka mu buzima abo mwabyirukanye, abo mwazamukanye bo barakomeye, ariko ugira imbaraga igusubiza inyuma, imbaraga ikunaniza, imbaraga igutsikamira. Hari imbaraga zikwicarira. Buri mwaka utangirana intego, ariko uko bucya bukira bigenda bifeyiringa, ukagerageza bikanga, ukagerageza ntibikunde, ukagerageza bigapfa. Ariko ndaje ngo dusengane Imana, tube imbere y'Imana, tubane n'Imana, twinginga Imana, kuko Imana imishuriye imbaraga z'abadayimoni zikomeye cyane zirimo zirananiza abantu. Hari dayimoni urimo urananiza abantu abafungira muri gereza y'agahinda, kuko akenshi iyo ukora ntibyemere, Satani aguteza agahinda, Satani akaguteza ubwihebe, Satani akaguteza kujya kure, ukumva urihebye rwose, ukumva ubuzima bwawe nta hantu uhagaze, nta hantu ufatiye. Ariko hamwe no gusenga Imana hari icyo yakora. Hari imyuka ibuza abantu gukora mariage.
ugasanga hari umwuka ukubuza gukora mariage pe, ukagerageza nk'abandi abakurambagiza bakaboneka, ariko ugasanga ku munota wa nyuma biranze. Rimwe na rimwe hari imyuka itera abana b'abakobwa, ugasanga uri umukobwa uri mwiza nta kibazo, urebye fizikali isura yawe ni nziza, ariko hari umwuka ukugendaho. Uyu mwuka ukubuza gukoresha mariage, ni umwuka ukubuza gukoresha mariage, ugasanga ukundanye n'umuntu ariko haje umwuka ukubwira ngo bivemo, ugasanga haje umwuka ukubwira ngo ntimuberanye, ugasanga iteka ukunda kuva mu rukundo, urukundo ariko ukaruvamo ari wowe ubyivanyemo, ari wowe ubigizemo uruhare. Akenshi ukunda kubigiramo uruhare, ugasanga ubwiye uwo mwakundanaga uti nabivuyemo, warebye ubona mudakwiranye, warebye ubona nta n'impamvu, wowe ukumva ubivuyemo gutyo gusa. Bikaba kuri umwe, bikaba kuri babiri, bikaba kuri batatu, wowe ukareba ukibaza uti se njyewe ubundi, ukagera mu myaka none nta n'ukikuvugisha, kuko iyo bikomeje bigera mu myaka ntawe ukikuvugisha. Ukeneye gusengerwa Imana, ukeneye gusengerwa Imana. Iyo ni imyuka ikunaniza, iyo ni imyuka igutsikamira. Cyangwa se ugasanga hari umwuka kandi ugasanga ni ibintu bihora byisubiramo, ugasanga abantu murakundana ariko mugapanga imishinga, mugapanga no kubana, mugapanga no kugira ngo muzagere ku kintu cyiza, ariko byagera hagati ntumenye uko bigenze, ntumenye uko bigenze, ukabona aragiye rwose. Bikaba kuri umwe, bikaba kuri babiri, mugapanga ndetse bagapanga no kuzafata irembo. Hari n'abagira gutya bakanaguporopoza, mukabaho muri ubwo buzima. Imana yaje kumishurira, inyereka umwuka w'ubusambanyi mushyashya Satani yashyize mu bantu. Uyu mwuka w'ubusambanyi ugasanga uyu munsi uri umurokore, urasenga, ariko uri indaya mu buryo utazi, uri indaya mu buryo utazi. Ibintu byateye byo gukundana n'abantu, kumva ko uwo mukundanye, niba mukundanye mwaba mutari mwana abantu, kumva ko mukwiriye kuryamana. Rero Satani agukoresha uburaya ariko nawe mu buryo utazi, kubera yuko buri kwezi akuzanira fiance mushyashya kandi ukaba uri oburije yo kuryamana nawe. Iteka ukisanga umwaka ushize uryamanye n'abasore batagira umubare, ugasanga mu kwa mbere wari uri kumwe na fiance, mu kwa kabiri ubona undi, mu kwa gatatu ubona undi, mu kwa kane ubona undi, kandi ugiye kureba neza ugasanga umwaka ushize uryamanye hafi n'abasore bagera muri 10. Wabaye indaya mu buryo utazi. Maraya niyo iryamana n'abagabo benshi itazi amazina yabo, itazi aho baturuka, itazi na aderese zabo, aho ngo abikora nk'akazi nibyo bimutunze, ariko wowe nta nubwo wabikoze nk'akazi, ahubwo ni uburetwa Satani yagukoresheje. Ni ukuvuga ngo ni ubusambanyi bushyashya Satani yazanye mu bantu, abuzana mu bantu batabizi, kubera yuko abantu bitwa ko bakundana bahita bumva yuko bakwiriye kuryamana. Mwaryamana rero mugakora ubusambanyi, ugasanga iteka urimo urahora wisanga mu busambanyi bushyashya, ukisangana urakundana n'umuntu mushyashya kandi akakoburija kuryamana nawe. Hari umwuka w'ubusambanyi Satani yashyize ku buzima bwawe. Uyu mwuka we ntuwubona, uyu mwuka ntugaragara, kuko we ngo ubuzi kuri kunezeza abakunzi bawe, ariko nyirizina urimo urangiza ubuzima bwawe, nyirizina urimo urica ubuzima bwawe. Buriya kenshi icyiza ni uko wagakwiriye kuba usenga Imana, ukabwira Imana ikakwereka icyerekezo kandi ikakubohoraho izo mbaraga. Ukeneye kubohoka, izo mbaraga zikava ku buzima bwawe, iyo myuka ikarekura ubuzima bwawe. Hari imyuka ikuboshye idatuma ukoresha mariage, hari imbaraga zikuziritse zidatuma hari ahantu wagera. Izo mbaraga zirakuboshye, izo mbaraga zirakuziritse, izo mbaraga ziri ku buzima bwawe. Ukeneye kwegera Imana kugira ngo Imana igire icyo ikora ku buzima bwawe. Ukeneye kwegera Imana kugira ngo Imana igukorere ibitangaza. Ukeneye kwegera Imana, ukeneye gusengerwa, ukeneye akanwa k'umuhanuzi, ukeneye akanwa k'umutambyi, kugira ngo usengerwe Imana ubashe gukurwaho iyo myuka iboshye ubuzima bwawe. Ntibiri ku bakobwa gusa, biba no ku basore. Ugasanga Satani ahora aguteza icyangiro, ahora yica ibyawe. Ufite ikintu cy'umwuka wica amahirwe ku buzima bwawe. Mu buzima bwawe ntujye ugira
ugira amahirwe. Iyo igihe kigeze cyo kugira ngo ibyawe bikunde, uyu mwuka uraza ukabyica neza. Uyu mwuka uraza ukagukuraho inshuti, abantu b'umumaro uyu mwuka wabagukuyeho. Abantu b'umumaro baragiye, baragutaye. Nta bantu b'umumaro mumarana kabiri. Umuntu wese w'umumaro ku buzima bwawe Satani amwigizayo. Wakagize icyo agufasha Satani amwigizayo. Uyu munsi uri mu buzima uhagaze wenyine, uri mu buzima uri ahantu nawe wireba ukavuga ute se ibi bintu bimeze gute, ibi bintu mbese biteye gute? Imana y'amahoro itugirire neza. Iyo bigeze aho ngaho rero Satani aguteza ikintu cy'umwuka w'ubwihebe, akaguteza ikintu cy'umwuka w'ubwihebe, akakwereka ko uri wenyine, akakwereka ko utazatabarwa, akakwereka ko ntacyo uzageraho, akakwereka imyaka, akakwereka ko bikurangiriye, akakwereka ko upfuye birangiye. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo nta kure habaho Imana itakuvana, nta kure habaho Imana itakuvana, nta n'imyaka runaka igibaho Imana ifatira ikavuga ngo iyi myaka ntabwo nzongera gutabara. Iyi myaka ntayo. Hari Imana iri mu gihugu cyo ntijya ivuga ngo iyi myaka ntabwo nzongera gutabara. Imyaka waba ufite iyo ari yo yose, izera Imana, Imana ibasha gutabara. Ahubwo hari umwuka ugutsikamira udashaka kugera ku mugisha wawe. Ikindi, hari undi mwuka usubiza abantu inyuma. Ni umwuka Imana yamishuriye usubiza abantu inyuma. Iteka urazamuka ariko ukongera ukisanga hamwe watangiriye. Ubuzima bwawe buhora bwizenguruka, uba mu buzima bwo kwizenguruka. Uba wazamutse ariko ejo ukongera ukisanga hamwe wagize gute, watangiriye. Hamwe byatangiriye, hamwe byabereye, ndetse ukisanga ubwo buzima wongeye ukabugarukamo. Imana y'amahoro itugirire neza. Ni ubuzima bupfuye. Akenshi ugasanga wavuye mu ntara uzi Kigali, ariko iteka uhora mu nzozi zikwereka ko uzasubira mu cyaro. Akenshi ukibona uri mu cyaro, akenshi ukibona uri mu mashuri, akenshi uhora ubona ibintu byo gusubira mu buzima bupfuye, kandi ukabibona mu nzozi, ukabibona unabirebesha amaso yawe kuko bikubaho. Ugasanga uku kwezi wari ufite akazi, ugukurikiye ntako ufite. Uyu munsi wabonye amafaranga, agiye ukurikiye byanze, byayoberanye, ukeneye gusengerwa Imana. Ibi bintu uko ndimo ndabikubwira ni imyuka itsikamiye abarokore, kandi ni imyuka itsikamiye abantu basenga Imana. Imana y'amahoro itugirire neza. Iyi myuka igenda inaniza abantu. Uko wasenga uko ariko kose utari wahishurirwa ko hari umwuka ukunaniza, hari umwuka ugutsikamira, hari umwuka ukubuza kugera ku mugisha wawe. Uko wasenga uko ariko kose, ibi bintu ntabwo uzabishobora. Ukeneye gusenga ariko ukabaza uyoboza Imana ikaguhishurira, ukamenya umwuka uri mu Rwanda nawe. Iyi myuka ba data barwanye nayo baragenda barapfa. Bamwe bapfa bakenyutse, abandi bapfa ntacyo bagezeho, bapfa ari abatindi, bapfa batarize amashuri, natwe tutarize. Iyi myuka irimo iragenda ikakunaniza. Uyu munsi ntiwize, n'abana bawe uyu mwuka urashaka ngo ntuzigere wiga. Niyo mpamvu Maganya Yeremiya ibice 5 ku murongo wa 7 haranditse ngo ba data bakoze ibyaha kandi ntibakiriho, natwe turaha twikoreye ibicumuro by'ibyaha byabo. Abagaragu nibo badutegeka, ntawe kuduhoza uhari. Imana y'amahoro itugirire neza. Ba data bakoze ibyaha kandi ntibakiriho. Ni ukuvuga ngo turi mu ngaruka z'ibyo ba data bakoze, ntibakiriho. Iyi ni imyuka ba data barwanye nayo. Ntibari bakijijwe, barayiterekeraga, ariko nabwo ntiyababujije kubica. Bamwe barakenyuka, bandi bapfa impfu mbi, bandi bapfa ari abatindi, bandi bapfa batarize. Nizo ngaruka ufite uyu munsi. Uyu munsi urimo urarwana n'amateka yahashize, kandi aya mateka yahashize akubereye imbogamizi yo kugera ku mugisha wawe. Kuko iteka iyo ugiye kugera ku mugisha, aya mateka yawe yahashize yo muri famiye yiwanyu yarakwitambika. Kuko akenshi iyo ugiye kubona akazi bakubaza umuryango ukomokamo, bareba bagasanga uwo muryango nta mateka ufite, uwo muryango nta gufatika. Uyu muryango wari uw'abakene, uyu muryango wari uw'abatindi. Hari n'umukobwa wagiye kurambagiza ntibamuguha, ndetse nawe arakubenga bitewe n'umuryango ukomokamo. Hari akazi wagiye gusaba, ayo mashuri ntabwo wayabonye kubera urimo urarwana inzitizi z'ahashize hawe. Hashize hawe hakubereye inzitizi kubuza kugera ku mugisha wawe.
uyu munsi warazamutse wateye imbere, ariko uyu munsi igihe kenshi uhura n'amahirwe yo guhuza n'abantu bakomeye, guhuza n'abazungu, ariko ukabura icyo ubavugisha kubera yuko ntiwize. Rero uyu munsi rwana intambara ivuga ngo njye ndi umukirisitu kandi nzahora ndiwe. Uvuge ngo kuba ndi umukristo ibyo byabaye kuri data na mama njye ntabwo bizambaho. Data yapfuye akennye, uvuga uti njyewe ntabwo nzapfa nkennye. Data yapfuye akenyutse, uvuge ngo njye ntabwo nzapfa nkenyutse. Data yapfuye ari umutindi, uvuge ngo njye ntabwo nzapfa ndi umutindi. Imbere yawe ushyireho bariyeri, ubwire Satani, umubwire uti umva Satani we, njyewe ntabwo nzapfa gutyo, ibyo uko ushaka ko nzapfa ntabwo ariko nzapfa. Ubwire abarozi barimo bakuroga, ubabwire uti nimwumve njye ndi umwana w'Imana. Njyewe murandoga ariko ntabwo nzapfa, sindi uwo gupfa, sinzapfa nzarama kuko ndi umwana w'Imana, sinzapfa nzarama kuko ndi umunyamugisha. Ijambo ry'Imana ryo rimbwira neza cyane, riravuga ngo nimuvuge yuko abakiranutsi bazagubwa neza. Haleluya! Muvuge yuko abakiranutsi bazagubwa neza. Ibi bintu uko ndimo mbivuga, nubyumva ukumva kino kiganiro ukakirangiza cyose, nzi neza kuri buze kumenya aho byapfiriye. Impamvu abantu baba mu buzima ibintu byabo ntibigende, ntabwo baza ahantu ibintu byapfiriye. Hari ahantu ibintu byapfiriye bituma ibyawe bitemera. Hari ahantu byapfiriye, hari ahantu hari akagozi, hari ahantu ibyawe bizirikiye, hari ahantu ibyawe bipfundikiye bituma bitemera, bituma bidakunda, birapfunditse biraziritse ukuntu, bituma bidakunda, hari akagozi kabirimo, hari ikintu gituma ibyawe bitemera. Urasenga ntugere ku mugisha wawe, impamvu nta yindi, hari ikintu, hari urukuta, hari akagozi bapfunditse ahantu. Hari iwanyu baraterekeraga ariko ntabwo ubizi ko baterekeraga. Iwanyu bajyaga mu bapfumu ntabwo ubizi ko bajyagayo. Kubera yuko utabizi rero, ibyawe byarapfuye, ibyawe byaranze, ntabwo uzi impamvu, ntabwo uzi uko byagenze. Hari impamvu. Iteka iyo utamenye ahantu ibintu byapfiriye, ntabwo umenya n'uburyo ubikosora. Kugira ngo umenye iyo ujya, ukwiriye kubanza ukamenya iyo uva. Imana y'amahoro itugirire neza. Ntabwo wakira karande utayiyiziho, ukwiriye kubanza ukamenya karande iri kuri wowe. Kandi kugira ngo uyimenye ukeneye kumenya amateka y'iwanyu, ukomokaho, igisekuruza cy'iwanyu ukakimenya, ndetse ukamenya ngo bari bantu ki. Wajya no gusenga ukamenya dayimoni wirukana ku buzima bwawe ni iyihe. Imana y'amahoro itugirire neza. Ukamenya imbaraga urwana nazo ni izihe. Hari ibintu turwana nabyo ariko kubera ko tutabizi bikatunesha, kubera ko tutabizi bikadutsinda, kubera ko tutabizi bikadukubita hasi. Ukeneye kumenya ibi bintu. Hari ibintu turwana nabyo mu buzima busanzwe, ukabona akazi ejo wakavuyeho, ukajya kwiga bikanga, ukajya gucuruza bikanga, ukajya gukoresha mariage bikanga, ukajya mu kazi ukagira icyangiro, abantu bose bakakwanga, muri karitsiye abantu bagakora inama ntibakwemere. Hari ibintu biri kukubaho nawe utazi ngo biraturuka he. Ukeneye kumenya ibi bintu biri kuba ku buzima bwanjye biraturuka he. Ukeneye kumenya aho byaturutse, ukeneye kubimenya impamvu urimo urakubitwa inkoni utazi ahantu zaturutse. Imana y'amahoro itugirire neza. Uyu mwaka rero ndi mu mwuka. Imana y'amahoro yampishuriye ibintu bikomeye, imishurira uburyo bwo gusenga. Ndi mu mwuka wo gusengana n'abantu, ariko mbere ya byose ukeneye kubanza ukamenya aho wakubitiwe, ukeneye kubanza ukamenya aho ibyawe byapfiriye, menya aho bipfira. Rero nukurikirana kino kiganiro, nzi neza ko kiri buze kukwereka aho ibintu byawe byapfiriye. Ni ikiganiro cya mbere nkoze muri uyu mwaka. Imana y'amahoro ibahereza umugisha. Ntabwo nkoze ikiganiro kinini kubw'impamvu z'igihe, ariko nzi neza ko tugiye kujya tubana umunsi ku munsi. Hano ahangaha niho honyine uzabasha gusobanukirwa, ukamenya ibiri kubera ku buzima bwawe. Ukeneye gusobanukirwa, wamara gusobanukirwa ukabona ukarwana,
ukeneye kumenya ikintu urwana nacyo gifite imbaraga ki, ikintu urwana nacyo kireshya gute, umusozi urimo urasunika ungana ute, kugira ngo nawe umenye imbaraga ushyiramo. Ukeneye kumenya speed ushyiramo mu gusenga, ukeneye kumenya imbaraga ushyira mu gusenga kugira ngo urwane n'ibyo bintu. Rero ibi bintu bifate ko biri seriye, bifate ko biri seriye. Imana y'amahoro itugirire neza. Ibi bintu byishe ba data, Imana y'amahoro itugirire neza. Ba data barwanye nabyo, ibi bintu bapfa batabirangije. Imana itugirire neza. Kandi kuba usenga ntibikuraho ko wagira karande. Karande kubaho, karande gusa karande ntizakubuza kujya mu ijuru, kuko karande si icyaha, ariko ibyiza gukorera bizatuma utinjira mu bwami. Imana itugirire neza. Ko karande gukoresha ibituma utinjira mu bwami, ariko karande nyirizina ubwayo si icyaha. Imana itugirire neza. Ariko karande igukoresha ibituma utazinjira mu bwami. Riri ibi bintu ukeneye kubimenya, ibi bintu ukeneye kubimenya, ukamenya aho kubitirwa uyu mwaka kugira ngo uzabashe kuba umutsinzi. Menya bino bintu. Imana y'amahoro ikugirire neza. Data, ndagushima kuri Imana igira neza, ngushimiye neza yawe, ngushimiye urukundo rwawe, ngushimiye kurinda kwawe kwiza. Abakumenye bafite amahirwe no ku munsi muba bo ngabo bazakomera. Mana, nkundira ijambo ryawe rigira ububasha. Umuntu wese wumvishije kino kiganiro kigira aho kimuvana, kigira ahandi kimushyira. Nkundira ijambo ryawe rigira imbaraga. Nkundira wari urwaye akiri, wari uboshye abohoke, kandi gukomera kwawe n'imbaraga zawe n'ubutware bwawe biboneke kuri aba bantu bari bankurikiranye. Urakoze Yesu Kristo, amen. Imana y'amahoro iguhe umugisha. Reka nkubwire ngo ibiganiro byacu byo nakagaruka, yari isaha yo kubohoka. Imana y'amahoro ibahereza umugisha. Uyu mwaka nzi neza ko tugiye kubona byinshi byiza hano kuri Prophet Emma. Ugiye kubona ibintu byinshi kandi byiza by'amatwi yawe atigeze yumva, iby'amaso yawe atigeze areba. Ugiye kumenya, ugiye gusobanukirwa imbaraga urwana nazo, kuko uyu mwaka ndumva Imana impaye imbaraga, kandi ndumva Imana impaye ubushobozi bwo kugira ngo tubane kandi dusenye ibicaniro by'abadayimoni mu izina rya Yesu. Reka mbabwire ngo ibiganiro byacu byo nakagaruka. Imana y'amahoro itugire neza. Cyane cyane niba utari wakora subscribe kuri iyi channel, yikore kubera ko ahangaha ugiye kujya uhahembukira mu buryo bwose bushoboka, bubu bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri. Tuziga byinshi, ndetse twige nuko umuntu yakora, twige nuko umuntu yabona umugisha, n'uburyo wasengamo ukabona umugisha. Imana y'amahoro itugirire neza. Rero ni byinshi wakora ugahindurirwa amateka ndetse ukagurirwa imbago. Kora subscribe, sharing kino kiganiro kigere kure. Nzi neza ko Imana y'amahoro iraguha umugisha. Reka mbabwire ngo mukomeze mugubwe neza. Uwiteka akomeze kubiyereka, kandi Uwiteka akomeze kubagurira imbago no kubakomereza amaboko. Shalom, shalom.